nukuntu tasobye kuburiri urukumva nyine bazombi bya dukosha dike ariko akora nari maze no kwamukwasa gariga nko mu wa mbere naba oya kugira ngo umutinganye kwa bro bakudana bandanye ahubwo bana imbere ibyo bintu nako bujije kubivuga hano hari ababyeyi bari kutureba ngo tugira je wande bata mbigire kintu kimwe ujya ngo wiseka umunsi umwe hari kuri bona romba bona abantu bejera kujya kugura inyama abo duturanye bamwe aba mu gitondo batangiye kuzikaranga abaga ati mwene muze ntago tuzirarije ijoro naragiye njya ku mugabo duturanye wari wabaza I'm ready. I'm always ready. Hey guys, welcome back on Pachu TV show. So please, niba ari ubwa mbere wagera ahangaha, kanda subscribe, urayikinge, usharinge video zacu. So, and ako wari ntabwo nariye asa karimaye ndeka nimwe. So guys, oh my god, sigamo mumbes cyangwa ndi kwitapagura hano. Abantu kwanyaguza witapagura. Ko barankumbe abantu kwa Pachu baranyikundira cyane. Naye ndabakunda cyane. So guys, nyema kumbe cyane. So guys, please niba uri wa mbere anga kora subscribe, liking, sharing video zacu singo. Kandi n'ikindi kintu kindi mbere ko dutangira ngenda bakunda cyane. Angereka manze mbese bakunde. Reka naye mbabwiye ko mbakunda. Ako turi kurwana. Turi kurwana subscriber. Guys, murakoze cyane nanjye reka mufashe kubashimira nkuko bisanzwe iteka. Arabashimira, arabakunda, nanjye ndabakunda cyane. Ubu ngubu rero twagarutse kuri Pachu TV kugira ngo noneho tubabwiye gutera. Reka manze nawe uyu munsi nabahinduriye. Yabahinduriye nanjye. Bari kunywa ibiki? Ni bari ibiteri none yashizemo. Ni smoothie. Smoothie se bayikora muke. Uzigisha abantu kuntu bayikora? Natabizi. Cyangwa bose barabizi. Ya ntabyo nze da. Ni mu mbuto. Ni mu mbuto. Ariko urya imbuto nanjye hano ndi kunga juice ko akakoka. Agari juice. Arya yitwa gute? Ndugira umuntu washaka. Nuko niba ngizira rya banyibuze yitwa Jesus. How nibagiwe? Nguyu ni umucuncu ni igicuncu. Mu juice. Nibagiwe. Imana yabicyo bari kuba yibagiwe. Mbese ibyo atavuze hano kuri Pachu TV show aba yabyibagiwe. Guys, mbere na mbere baje gushimira umuntu wese wakomeje gukora subscribe. Umva. Ikintu cyambere babwiye. Dutaba subscribe bangahe? Thank you for 3K subscribers. 3K nyumba bitatu. Ibihumbi bitatu bya subscribe. Oh my god. Guys, Imana herezo muri. Ngo tuzagire ngo umwana azavuke dufite 5K ngo azaba. Ahubwo ewe data we aho umuntu ukura kino kiganiro ugugira ngo ntuzajye kwa muganga nzajye ngiye mbibereka ibintu byose. Aribetse ngubwiye seyo. Tutaratangira. Hari ibintu abantu wenda cyasa papa wo muri Afrika batagaye experience cyangwa se nawe uno simbize wenda n'ababye experience kujya kureba umugore wawe ari kubyara nyabona natamwera ntabwo atikisi kintu kuri hano ngukoze usambwa nifore reka mbabwiye rero bantu mwese muje kuri Pachu TV show ari ubwa mbere jya kuri genda ukore subscribe byonyine no gukandaho ugapyonda bamugane mu kirundi no hano kwa Pachu abantu abantu bari positive bari positive ushira na comment abantu bari negative belong here nta kibazo abantu wese aremera ariko mva ukore na comment yawe ushireho na like usharinge no kuba shuti bawe ubu ngubu rero tuje hanga tunejejwe no kubashimira kuba wehe warakoze subscribe yefite n'umuntu zo kwabwira ariko ni byinshi tugiye kubabwira noneho rero abantu benshi bajya bavuga ati mva ngo kubwira inshuti zanyu ngo zikurebe you guys are so sweet abantu so far batestinze kuri animal yo ku WhatsApp no ku Instagram abenshi twarabasubije guys no kuri kwimana I love you turabakunda cyane Imana ibahereza umugisha ikindi kintu giye kugiye uzi umuntu ugushyigikira akifuza gusapotinga atanakuzi that's pure love data akora umukobwa n'umumama anyihanganire
nyamvuze n'umukobwa hari umumama yitwa Ndera wandi wavuze ngo nyari oya don't say hari abantu bajya bambwira ati ati proviniye wanjye ibintu by'ibintu ni wowe bivuze bivuge twatema njye nawe nashaka kubivuga no so you see ntago ari njye uri kumva musista wanjye muri Kentucky nabivuze izina Imana iguhereza umugisha watweretse urukundo n'abandi benshi cyane ariko ntanibagirwa nabo mbwa nawushye kunyama kama n'ubutana navuze ndabyibagirwa hari umama n'umama mwiza w'abana batatu abahungu babiri beza n'umukobwa umwe ufite channel witwa Denise TV show uriya mukobwa ntago ngiye muzi mu buzima busanzwe nyine ntago muzi ngo ndago turaziranye ariko uburyo afite channel yatumenshiniza bakunda dukunda yashimishwe n'ibyiza byacu tanatuzi you are real queen cyane pe washimishijwe mano we nibyo twagezeho Imana yadufashije ngo kuri ingofero muzajye kwa Denise TV show muri the real queen kabisa the real queen nanone hari abantu benshi nikamanze nshimira Imana yuko iri kugenda ikora ibitangaza Imana iri gukora ibitangaza demayi wanjye zikoraho ariko ibintu Imana ikoze ikintu cyiza ibitangaza demayi wacu yibarutse amahoro n'abandi benshi bari kureba iki kiganiro wenda bari ku bitaro abari kureba iki kiganiro bafite abagenzi babo babyaye urukumva ko Imana kugenda ikora ibitangaza none hari abandi benshi nanone bari kuri wa musaraba cya kigeragezo twababwiye twaciyemo na n'ubu ngubu umva wo komeza ushikame ukomere none kandi ujye gushima Imana nzi neza ko nawe ejo azaba ari wowe nkuko Providence yababwiye Denise navuze ati munakunze kuntu Provi yavuze ngo umugabo yaramubajije mbese wajyaga muri baby shower ngo wiyumvaga gute none ngo Provi aramusubiza ngati numvaga nishima ibirori byabo bantu kubera ko nzi neza ko ni time yabirahari nanjye yanjye zazikurikiye celebrating a success zanjye nawe uzanzaza celebrate cyane kanda subscribe kuri channel yanjye nanjye yanzaye subscribe no we have to lift each other no se buri muntu agira moment yiwe singo hari ubungubu nyine wabyaye ukikiye utakwishimishwa ni moment y'imfite kubyishimira nawe yabizagera abantu byishimire rero so why not iyo wishimiye iby'abandi kandi natwe dushimiye Imana ihabwa icyubahiro ibyo igenda twereka mu buzima busanzwe ibyo tugenda dukorera mu buzima busanzwe turayishimiye cyane twarika ibintu byinshi byiza man I can't wait hari abantu benshi nanone bahise bavuga ati ngo turi team boy turi team grow turagushimiye hari nabandi bagiye bavuga ngo nare ngo nutsinda narabanditse yajya yandika mu bari abantu basanga barandikaga bayombye mu shuri oya abagajye uregana basanga uregana bigomba abantu bose bavuze ati wenda natwe twifuza umwana healthy baby dushaka umwana umeze neza yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu ariko impamvu tuba twabize kuri channel ni ukugira ngo wowe ujye muri comment ni support yawe tuba dukeneye umwana wanjye ari healthy ari munyaruko nka se ngenda nyaruka se ibanyarukira mu nda ayo gate amakiribitere cyameze kimwe ngira ko nitonda uritonda none se yari umuhungu nibwo simbuka cyangwa yari umukobwa nibwo simbuka abantu baratubwira muri comment bayanga abahungu no bakubaga bari active cyane akora umuntu avuze ati umutera ko ndi kukureba mu Proving afite agasura kameze fresh niba baravuze ngo nigiye gitsina wowe utari kubimenya muri comment umukobwa yavuze umukobwa by the way reka mbigire n'umuntu wese nkakibonye akantu keza icyaka innovation twakoze kuri channel kakatubwira umva dusapotinze ikintu gikomeye kubera ko nakantu kabi no kantu zakavugira nakantu kabi yo ko tubwiye turagahindura kubona ko Provi cyaragenda yavuga ibishegu ibintu ariko nubundi nuko abatakubisemo ubushera urakubisemo ubushera hano nago ari ibishegu ahubwo njye niraza ko turi kuri kamera I just be me you know ajaba we ako nanye njya mbangewe nako jewe ariko nze kubwira Ibaze uziko no mu bigo by'abasazi hari abasazi bashobora kuba bafite akenge ho gake bari kamatest umuganga yaravuze bamubwiye ngo asara shishikare yasara none bamwiki naretse nkere abantu bambwiye bro washaka gusanga ubuzima reka ngiye mbabwiye kino kintu abantu ucecetse gatoya niba ugiye mu kintu sibyo
impamvu ngiye kubivuga wenda manje natuza gakeya ni kubera ko hari abantu bajya mu kintu cyangwa se ugashaka gukora ikintu ukagikora igice niba ugiye kuba umugabo sinzi niba ari Kenneth wabivuze sinzi umunyamakuru ariko mu Rwanda ukaze tu wabivuze ati niba ugiye kuba umugabo shobora umugabo isi yose ibimone kuri umugabo sibyo none niba ugiye kubimbwa shobora ubimbwa ubeyo ubimbwa burundu ntuzajya ukubona ati rambwa n'imbwa tu rero niba n'umusazi ntuzajya wa musazi wambara pocket uzashobora wa musazi ufata ikabutura akayishaka ku rutugu ndabeshye ni nice ndetse nkubwire ntabwo wenda mvuze umusazi wenda abantu narwa umuntu ufite abyo nusara rwa bipoke gato wabara imitwe ko mu ntoki bamba barenda no umuntu ufite ikibazo cyo mutwe sinzi ntabwo bisobanukiye ariko wenda urabyumva wenda bivuze gutyo azi kunyihanganira ariko icyo nakubwira niba ugiye gukora neza shishikara ukorera umuntu neza kandi none ntuzakora ikintu cy'igice kubera ko iyo ukoze igice ni nkaho rimwe na rimwe na nyiracyo nabyaye wakoze umuntu atanabibona so same thing ibyo ngivuze no gushishikara nyine ugiye gukora kimwe niyo ugiye gutanga urukundo cyangwa nyine hari ikintu ugiye gukora nyine gitange cyose gutanga igice you know niyo mpamvu dufate nk'urugero niba nanjye twaratangiye YouTube channel niba ngombwa ko tunabacezereza tuzabacezereza kuko ntabwo tujya dusubira inyuma niba dufate nk'urugero niba ugiye no ku ishuri wowe uri ukiri muto cyangwa se uri gukurikira ishuri genda uryige aho wifuje kugera niba ufite bwa buryo bwawe wagere sibyo kubera ko hari abantu benshi ujya ubona barabuze ayo mahirwe rero niyo mpamvu niba ugomba kuba umugabo isi yose zabimenye nk'abantu tujya twirahira niba sara shishikara ubu numara gushishikara nshaka ikabutura uzajya nyikubike no ibyo uvuze nyine utanzemo joke ariko ikintu cyose ugiye gukora genda wese uyitanga agace kawe niba ibintu babigusaba kumanza agenza gake hari ibintu ariko nyine niba ushishikaye kumva hari umusazi umwe baramubaje yararebye mu muryango w'iwabo none umugabo umwe aramubwira ati ariko uyu mugabo uri umusazi ari kumutuka aramubwira ubundi uzi impamvu nabaye umusazi ngo nabonye iwacu nta dogiteri ugomba nta minisitiri wavuyeyo nta mwarimu wavuyeyo nta mupasiteri wavuyeyo byibura babure n'umusazi koko ntabwo bari kubara byose rukumva iwabo bari kubura dogiteri babure n'umuganga nako babure umuganga babure mu minisitiri babure umuyobozi babure n'umusazi ntabwo byashoboka rero nanjye ngiye gusa nasara ngashishikara nawe amafaranga angana ngiye kwaza akantu icyo kibazo niko bajya ndakizi kimbaza nuko ntabwo murantuka ntabwo byatukana mara baguha utegeye singo nguhaye nk'igihugu so naba ari menshi kuko ndabizi kugira ngo umutinganyi bro bakudana bandana ntabwo ubona imbere ibyo bintu ntabwo ugiye kubivuga hano hari ababyeyi bari kutureba yesu we iranze ngo ni mwe barabonyereze wenda reka mbyite gutya mu buzima busanzwe si ugwataka wenda ntabwo ujya nkunda kuri channel yacu ntabwo tujya twataka umuntu uwo ari we wese cyangwa se haba igitsina cyangwa umugabo cyangwa umugore uwo ari we wese akora ibyo ushaka ku giti cyawe ariko njyewe birakureba ariko njyewe nicyo kintu n'umwana wanjye bitekereje ntabwo byabo hari umuntu baguhaye 5,000,000 nizera agatsindwa n'Imana ntabwo wakweba n'igihumbi twakweba bro warako ubimbese mwaje nuza uyobona ibyo binakemera kujya gukora biriya bintu biriya ni bishitani uziko nero ko byina no mwana yabye ndetse mubwire uziko na Sodoma na Gomora reka mbabwiriza turi kwa gatanu singo turi kwa gatanu harya turi kwa gatanu turi kwa gatanu turi gutangira isabato uyu munsi na Sodoma na Gomora kuntu twagiye twiga muri Bibiliya biriya biboro nibyo byaje none baravuga ati ibaza abantu batekereje kujya ku dama bamarayika nta mubare amafaranga akwemera kugira ngo noneho kujya umuntu reka kwa General Yesu ari umubujitse arakatsindwa n'Imana nzi ko akamera n'igihumbi ariko uziko
hari ahantu twagiye mu kazi ndetse mu gihe nakoraga no muntu ntibaragize kuko njya nkunda kuba flexible ku muntu wari wese mbonye sibyo umugore wa Cedric ahubwo twari turi gukorana none haza umugabo nyine ukunda abandi bagabo none ko yaza ari kukuvugisha no bya bizandi bizakuna bari kwivugishwa kandi amuvugisha bite nyine mu rurimi rwabo turaganira tumaze kuganira yahagaze icyo akazi kari kabaye gake ncanye nkora irajya muri ntuzo muri mu kigo cy'indege none zaza mbona uwo mutipe wamaka nimero narasetse I have a girlfriend tumujama w'umugeni n'umufriend yarambye ngo muhereze nimero nabandezeho kanyagwa we araseka ngo bagukunze ngo bazaza kudukwa bazaza kudukwe baza ego ribaze the braka nicyo kintu uretse mubwire wenda ibyo tube tunabisimbutse ibyo karagaciyemo nshaka kubaza rero kandi keza akanshaka kubaza kamanze nigere fresh kigira fresh nshimye umuntu warurwa atubwiye kandi kamaze narabyibagirwa umuntu yabonye akantu keza kuri hano twakoze improvement akavuga ati wenda amashusho ari kumera neza cyugera natwe biradufasha yuze nk'amajwi wenda ari kumera nabi biradufasha kujya turebe icyo twahindura wenda uvuze ati na miliye wenda aho muhora mukorera tumaze kwarambirwa nanone ikintu cyacyo cyose uzajya wumva ushaka kutubwira kugira ngo kubera ko bino turi gukora ntabwo twabyirebera sibyo tuba dushaka wowe ubireba uduheze feedback none sasa naho numara no kubireba bikagushimisha cyangwa se ibigushimishije aba ari tubwiye kugira ngo ntukazajya ujya mu kazi ufite umunya ntukazajya ugira gute ujye gusenga hari abantu bajya gusenga ugasanga n'undi ari gutekereza mu kabari naho kugira rero utekereze aho utekereza akabari uri mu rusengero washobora ugatekereza urusengero uri mu kabari ikambabwira icyo kintu aho kugira ngo utekereze icupa ry'inzoga uri mu rusengero byarutwa ugatekereza urusengero wicaye uri kunywa inzoga bwati nubwo ndi kuyinywa wasanga ariyo yanyu umuntu wagasomye gusenga Imana ajya aririmba indirimbo nziza gahombaza amabuye no akana ruvuze wasina ndabyibagiwe ndabyutse kuba nyine yabana nk'ikintu just be like in a nice way ariko niba hari feedback cyangwa akantu katari kugenda neza ushaka kwa codingaho cyangwa twahindura just be ask kugira ngo improvement tuguhereze ibyo ushaka yanjye kubaza gute nibute hodaza nanjye gute nubyibukura ambaza ntabwo nzongera kujya nguca mu ijambo nokuri kandi mbabarire nta kibazo rero tubyibuka ahubwo reka mubwira hari abantu nanone bajya batubwira bari kugusereza ndakubwira ati Providence niyo yaba ari seriye bajya banasekeje wahindutse nsabi Sabe nera yandi angaseka. Sibona sekeje. Ubona sekeje. Ako na basubwa nawe ubona nsekeje. Abo yawe ishwa na biju yo bija ngo baraba. Nangiye kuyivuga. Nyina ari filime z'inyarwanda. Rimwe na rimwe buno kera nakundaga Kanyombi. None ubwo nsigaye nkurikirana zino z'abansabi z'abande bano ba. Sibyo nanzire basaba. Bengo. Ngere muri ari Maria. Iyo nabonye episode kuri Netflix. Netflix nayo ndayireba ariko rimwe na rimwe iyo nshaka kuba Fincha nko guseka ko ari Netflix hari igihe dushobora kureba filime. Kuna usekeje. Uri mu kiwata wiseka. Kansone ni wansekeje. Ndabyibutse. Oh god. Ndabyusa ko ntago biri gukuzaza ko nta indashyo nacyo kubaza kintu cyiza singo hano kwa Pachu cyane abiza cyane ariko you guys muri bari buzuye urukundo gusa bari full package y'urukundo gusa na positive na negative ngo ntago babura ko niba bake cyane ariko niyo muzi nyine abantu bari positive cyane so akanacha kubaza nakantu na afite amatsiko ndi umuntu abagira amatsiko kumva so hawe kiti cyawe singo sizina nageze niba wasanga baje kabiri ako wasa oya hawe giti cyawe aze papa nyine mu husband witegura kwa papa son singo ni iki kintu cyangwa ni bihe bintu ubona biranga umugabo mwiza
ibintu biranga umugabo mwiza mu buzima busanzwe wenda nayo reality ngomba kera unabaga azi ko umugabo mwiza ako sindi byo n'ubu ngubu reka mvuge ibyabona umugabo mwiza numenye inshingano z'urugo kirinda mwiza provider se ushobora kuba provider akizi n'inshingano utazikurikiza undi wabaye umugabo mwiza ugahahira umugore ukamukunda ukakunda n'abana bawe ese hari ikindi waba ushaka kuba nese ushaka urero urukundo dufate urugero wenda nagiye gukufura amafaranga nyine ibyo uvuze ko arabonetse ntabwo urabonetse by provider basically everything ikindi cya kabiri ngo haye urukundo nta mucitinze nta mucinyo urukumva ikindi cya gatatu bakunda abana mbese umugabo uhasuringira urugo rwe ariko arashobora guhasuringa ako gihe ni gutyo mbyumva nyine to aho ngako gusa cyane akantu bagiwe nyine kanyibutse bro kanga Joyce bro nyine ukijijisha none se ubaye provider hazi n'inshingano tuzuza tuje muri bya bindi by'intuza by'imi yo mu mashuka no ntabwo ari gusa ndumva umva njyana ikintu bro hari ikintu yari ungiye yes ariko no ndaje nagasa hari ungiye hari ibintu by'amashuka nzanye wari ugiye kubishiramo n'ubwo none se niba uvuze ngo umugabo mwiza nuba provider nyine ugasacrificing urugo karuvunikira none bira bindi byo ntabwo bigira umugabo mwiza ntameze ko uvuze ngo ntabwo ibihe bindi subundi none sinaye ibyo nshaka nguvuge ibihe bindi no mbese wowe okay niba wo ku giti cyawe nakoze akazi ndi umugabo niba wo ku giti cyawe umugabo mwiza ari ibyo gusanga nta kibazo nyine ari gukunda umugore wanjye nase dufata urugero mbese ndagukunda njye muri wawe gusa ahubwo nabira byo bisiba birimo ibihe byo bindi nyine byo kwita ku mugore sibyo nta nyine nandi mashuri ndetse nanone bikamubaza ngiye ikibazo murasubijwe cyangwa tubeshye aza Nelson uduhaye half package oya uretse umugabo mwiza wahahiye umugore wamukunze sibyo guhaha byose birimo no mu rugo byose bimeze neza umugore nta kibazo afite nanone nimugoroba bikagenda fresh umugore akabyuka ari kumwenyura icyo nicyo kintu cya mbere kigira umugabo umeze fresh mu rugo rwe nanone ugasanga umugore abyutse ari kumwenyura ubwo ni kubyumva ntabwo bifanya undi araza kubivuga ikindi cyengeye kubaza reka ngiye nari navuze turi munsi ngiye kwibariza utubazo urambaza ngiye kwibariza utubazo dusa yewe mfite ibisubizo babiri hano kera urumva kera nyine kera mu buzima bwa kera uzi twabayemo ni nk'icyo kintu cyo wakoze n'ubwo ujya wibuka ukiseka ukavuga ati ewa akangana narakotoye fo ase yiseka yambwiye ikintu ye ntabwo ndabesha ikintu njya nibuka nkanaseka byatari nyine ni ukuntu yasobye ku buriri urukumva nyine bazambi bya dukosha ari kera ariko akora nari maze no kwamukwasa kariga nko mu wa mbere oh yashahuye mu wa mbere nko mu wa mbere pijama kabiri nasobye ku buriri maze gusoba ku buriri nge siko ntubivuge akora kibazo noneho maze gusoba ku buriri fata murumuna wanjye hadiho nasobye bari mpyushira nge hadiho umuri kajya koga kujya batambona abantu barimo hano babikoze namwe ndabashaka soko njye nyine nawe ugurimo aho kantu yo gatekereje nyine yo gatekereje zuba wajyanye yonde munyongorere basi umva karenze se nyine wasiyemo ku buriri ka kantu k'imbere ugakuramo kanyene nakoze gashyira munsi y'uburiri atagira ukabona aho kantu nyine ukanakoze nyine nkiseka kabisa nkiseka ahubwo se gereke nanjye harakana abyutse mu gitondo si ibintu byabaye se mama nyine aza kureba kajya dukubita mu musore ku buriri nabyutse ndi uwa mbere ubandi namusize agati ni wasobye no bajya gukoraho sorry nkoze umwa bajya gukoraho bagasanga ntago yasobye ariko nuko yazaje nkora mu kiganiro umse nkoze kwereka nyine bakozeho nyine basanga ntago yasobye nongeye kunkora none ariko haryamye haratose aba confused anje cyana bitse karemba kaka ndikiwe nakuye nashyize munsi y'uburiri agakika imbere agakariso none bagisha ntago babimenye baramukubita ntago bamenye wabikoze aho ngo basanze arya bakubise unasoje katari nawe kuri kino kiganiro muzati mujya kwa
ngiye uzi ikintu njya ngo nambwira akantu kwakoze njye nitwice n'udukoryo twinshi ariko hari ikintu kimwe nano njye ntekereza oya nawe nyine tubwire se ko mvuze ibyo wasanga waraneye nyuma y'indi ngo tubwire aje wande retse mbugire ikintu kimwe ujya wiseka umunsi umwe hari kuri bona rumba bona abantu benshi bakajya kugura inyama abo duturanye bamwe aba mu gitondo batangiye kuzikaranga abaga ati mwene muze ntabwo tuzirarira ijoro naragiye njya ku mugabo duturanye wari wabaza ati barantumye ngo mereza ibiro 2 kandi bajya bagutuma wari mutoya akwa ni mutoya ariko kubera ko urumva icyo ntabwo nagiraga ubandi bwinshi cyane nyine ku buryo kinabye babibona shagize amaco y'inda ari bandi bro aretse mubwira abantu umuntu utarakundaga inyama se kera nende ubuno abana barazibona bakazitera umushoti wenda buna hano ariko iriya aho nabagani cyase aho twaturutse ngiye kubona inyama ari naziryaga nka rimwe mu mwaka nabo kazirya bibonana nabati njyaho nirava nta uyu munsi turazirya uyu munsi kuko yaje gushukura mu mazu turazirya tu ndagenda kuri uwo mugabo ndajyayo ndabya ati amara hano myemereza ibiro 2 mama ariko kubwiye ati najyanye nabyanjye urabona hari ibisorori by'amawuwa byabagaho habagaho bakubitamo ibiro 2 kandi kera wasangaga ibiro 2 byabaga ari ku mufungo zabaga ari nyinshi ari nyinshi singo kera cyo ye bajya ku mufungo cyari igihumbi ari cyata bine uno zije nejo mundi zihenze zaguraga nk'igihumbi munsi y'igihumbi cyangwa igihumbi ntabwo zari zakageze no mu cyatanu bro umugabo ahita mubitiramo ibiro 2 babuke wanjye I'll call you back at the bracket bigomba none sasa itagira abatabona ati ngeze mu rugo ubona basanga hari inyama nawe yarafite gahunda kujya urundi nta mafaranga yarafite yari kujya kuzikopesha nabyo ati humura nazizanye ati se none ko Patrick izi nyama wazivanye umuntu nta kirazira nta muntu ujya wibinyama nabyo ati wowe yanga kugira gute yanga kuziteka nyina manza yambaza ati nabyate rero mumere nabyate rero mumere kuntu byintu byitwaye njewe narinzi nabonye turibuze kugira gute turibuze kubura inyama kuri bona ndi kubona kwa runaka baziguze kwa runaka nari ndi umwana muto cyo niga ntabwo muri primaire tu rero nazizanye ngize ati nazikopesheje kwa runaka ata ubwo cyo gihe twatari gufata umuceri ati ibiro bingahe by'umuceri birafame ati nundi nanjye naridari ngiye kuzibazanira nuko ibyo byukise yire conversation yabaye kuganya batangira kunshinja Patrick yibye inyama ibyo 2 by'inyama bifunga ibiri ati ntazo turya ngo zijyana ngo maye ntabwo gaze ugenda ntabwo mu bwana bwawe waziye ko nabikoze kandi nari ndi umukobwa twigenda cyaragiraga n'ihene nda ntabwo wese ugenda wari ndabaga ntabwo wese ugenda ahantu bari kubaga ukabasaba ya manuza y'inka amaki yavuge hajya yitagutwe amanuza y'inka namaki amahembe se byandi biri kurereta amatwi nari ngana bajya rereta ari nka ku kimasa nisumurizo ntabwo urereta abantu babivuge kandi ayavuga namakisi amapumbu ntabwo ugeze uyiba ntabwo ugeze ujya kwasaba narayasi nagiye kuyasaba iyo twabaga tuziranye n'uwo mupapa wagiye kubagisha cyangwa se abandi bantu bateranyaga hati rwose murampaho rimwe na rimwe bikaba ngombwa bakabagabanya kuko kera n'igihe ari amapumba barabiri mwatwara igice ndatwara anigiye kera yaranyirya cyose ngenyine ibintu bya kera abantu benshi tujya twibutsa ibintu bya kera mujye mutubabarira abari ubuzima abari past y'ubuzima nawe rero akara abantu babikunda kuba tujya tubasubiza kure twasubiza mu bisesero kuntu bajya gutasha ndetse mu bwiki cyambaye mu bikindi cyambaye nagiye gutasha nabashiki banje muri cyo gihe nari ndi mutoya kuri bo none ngewe hari ibintu bitaga urabona bino biboro biba kuri pinusi sinzi ko namabere ya pinusi ya bitagutera ano mabere ya pinusi soko muri Amerika yego ziyo hano ngo bajya babicana ari amabere ya pinusi muri pinusi urugendo rwo gutoragura none abo bagiye kuza n'impinge barambyatere kugira birango nibyo byifatisha umuriro vuba ngewe ngende ngo nzana umufuka nge ntoragura none sasa reka mfata umufuka ndawukubita ko ntabwo biremera iruzura bigeze hejuru sinzi ko nagiye guterura gutya ndikwanura kubona igifuka kuntu kimeze ngira ngo kiraremereye kandi urabona mu mushamba rya bindi cyo kucyapa pinusi kuntu byabaga rimeze ricuramye iyo wabaguyemo
narateruye gutyo umufuka nshaka kuwirengeza inyuma ngo pyu mbanguye hasi naramanutse nkuko wagenda nka metero 500 uri gukuba ikibuno muri pinusi urahabona haba hari utwatsi dushashe neza turi kunyerera ndamanuka nka metero hafi 500 gutyo 200 hagati ya 200 na 500 bro nagiye kuzagera iyo hepfo ikabutura yapfuye bote yongera umugije kava yari yashwanyutse ibaza umubi ngace yuko babajwe n'ibindi ariko ko nagize umugije rene ikibuno cyaragiye gishiba umutuku urabona ko gashatse kuntu kaba ahubwo niba mfite nizo nkovu ku mavi vize oya hano se yo nsebrebe kano gihe naratsuza tsimbuka bro nageze nkiyo hepfo napfuye none njya kwa muganga urabona nk'umuntu kuntu cyagiye kibigisebe nk'ubushi urabona kuntu ubushe babumeze cyase urabona abantu bakoze fondiguruka baze fondiguruka rero iri gukira kuntu abameze none hanini bro nibyo ngibyo njyabyibuka abantu benshi nabo bajya bibuka utuntu twinshi two mu bwana ndabasuhuje ahubwo giye kubaza ikibazo kimwe abantu benshi bibaga amafaranga ababyeyi babo wowe cyangwa se ugasanga aravuze ati uyu munsi ndashaka kujya kureba filime akadaha umufuka kera bagajya bamwe babyita gutera boro abandi babyita gukufura abandi bagagira gute wowe ntabyo yigeze ukora kagotwe twaturi benshi n'iby'isabune nayo isabune da kugira ngo urindazi mama zanye mbasa amazabone hari warayamaze wowe ukiba kamwe barije baduhereza nk'ibisabune byinshi niba muri abana 10 bakabakubira nk'amezi 3 ufata kuvuga gute kaba nka mwebwe none ataga 30 none sasa njye usko nani kunyutsa utuntu twinshi kweri ako n'umushakano ngo wigeze kwibaga ko umuceri ariko urambeshe bagufatira inyuma y'iko sha icyo kintu nicyo nta zamu basi jede bazaje biko batabivuga ariko kumuceri bro kuko nari nyafite isoni oya reba hari gutekereza kuntu twari hari ugishwe kurya umuceri se baza twabaga twawukuye twawufashe hajya bajya gufata wawufashe urakiba uragufata agafuka kumuceri bro bazi kuntu twavuga ati ariko harungara umuntu fa kumuceri ntabwo ahubwo ngiye kintu nibye agasabune gusa be wigeze kwibasoso mu Rwanda inzoka tugishikura soso mari n'induta yindi nani yandiga ako arayige bivuze ibiro somaze na mama wawe bagarebye ku ruhande none ari bazizanaga mu gikari tukakubisamo akaboko urwana inzoka hari n'abazizanaga mu shashi nararwaye none zira baya batenga ifunga yagutera inzoka so ndifuza abona nabo zitera inzoka cyane ko twavuga twariye nyinshi kwaga ari nyinshi cyasimbise buno mu bintu byahindutse umuntu ajya y'ibintu ntarwara inzoka sosoma bana byibye sosoma wowe wibye sosoma na turagusuhuje cyaza kwibuda usabone none ngewe nari nuye hari muri centre iwanyu ne mu cyaro abantu binyamica abana barayivuze n'abantu muri comment bajyanye baratubwiye n'ubundi abantu ngo binyamisha abantu bari baturanye nabo mu bisesero hirya mu giturage ubundi ngo mu kiziba hari downtown ukunda kumwazanye kandi mu kiziba hari downtown ndabesha igomba ngiye none hari nagendaga nabaga nzi umubyeyi ugura udusabune ahubwo ababyeyi bajya bagura amasabune y'abana ndakugaye mu kiganiro ariko abaga ari gushaka inoti ariko ntabwo wegeze wiba cotex zabashika bakayikuzigurisha oya no bugeshe kuri bazifashe ku mashuri kwiba biscuit cotex bajya bamuri biscuit iki biscuit oya nagajya ngira n'isoni zo kugifata ngiye ahubwo ngiye uzi mubwiye kubera ko nafite abashiki banje benshi babifata ari byinshi cyane ahubwo reka aho uzi ikintu nagiraga nibukaga ako nabyo nabikoze nkakangahe barafata nafashe isabune sibyo nafashe isabune maze gufata isabune ndavuga ati mbanye kubise mu ntuza mu mupira nari mfite urupira rurerure mfite n'agafoto ndwambaye n'igikabutura nabivuye gukina hari hasohotse filime niba ari ihe y'igihinde nziza byatari ndikukwibuka ngira mama wanje bita muri agafoto kawe amatubara twese ico filime imwe yari senkani ngatwa mu gice nkajya kureba filime arandeba none nanjye nabaga nyine mbiza ariko ubukene bwari danje arakugaye arangaye abatu kubona twavuze nayo kugura amakara cyangwa kujya kureba filime nta n'isono ufite nagiye njya mu ndeba agasabune keza sabune byaguraga niba ari ijana niba ari igitano cyangwa ijana manga kubise mu mufuka sibyo gati kwe mu mufuka baragiye hari umubyeyi nawe nshatse kumuvuga kumureba we ari gukina dore
shaka n'utuboko aranyibisha ise yikaro uyu mukangareka ngomba noneho uwo mubyeyi mpitagenda ndamubwira ati mama arambye ngugura ino sabune arandeba ngo niko bakubwiye ati ati mama Patrick agiye kugurisha isabune katayizanye kari hana kari imigeri biraga bageze ku isoko arayifata anereza y'amafaranga ndagenda njya kwa filime ndashokerwa ubwa kabiri byambayeho nagiyeyo ngiye ahita amufata arambwira ati nari maze kumenyera ndambwira ati ino sabune ni mamu nguraga ibijumba byaguraga 100 ariko yarazi umuryango dufite kari ikipe n'abasimbura ati ibijumba by'ijana byabahaza mwebwe atereka mama garemo basi abapaje akaboko cyaka kwiruka munyimusigere nayo sabune n'amafaranga bihwanire abaramfashe ngati nta hujya hako akundi by'abasore nkashaka kwiruka nyine kakana kaba gafite ubucagaga nshaka kwiruka ariko none sasa hataza undi mugabo buno itabye Imana imutuza heza ntabwo nshatse kumuvuga mu kiganiro kuko ntagakiriho ahubwo ngubu nibyo nakora byose ku bana be nabikora kubera ko icyo gihe mbese asa nkaho yandaruye mu bintu byari byadanje yahise avuga ati se ubu nitwaga kibonge ko bafatiye mu isoko byagenze ute ntafate ntabwo bamfasha ahubwo bantumye kugurisha isabune none ariko umuryango nayibye yaramfashe ngo umuryango avuga ati uyu mwana n'ubwa kabiri ndani isabune kandi bwari ubwa kabiri pe sha ndani ndi kumwe nande na musaza wawe wundi wo kukibuye ukumva ndio twatugiye naye ngiye kumwinjiza muri filime yaramfashe bro aranjyana ngejeje mu rugo asanga cyo gihe mu rugo bacuruza mu musururu ati none se usigaye tumwe umwana amasabune ngo maze ngazana ikiro cy'ibijumba ngazana nk'umufungo w'ibijumba kirabati baharirava arengana tugiye guze kandi ate imigeri biri ku isoko se sinakwigira uyu naye namutuma kumayira kuva amaye kangara uwo mugabo we yari yambaye n'uzu umukandara yarampuragura yarakoze arankubita sha kandi bangu ngo njya wipfisha yarampuraguye ku kibuno n'amaguru mene nyagutabara mama wanjye yangaga umwana wiwe kuko twari duturanye nabo no twari dutuye mu bajuru hepfo yabaga ari umujura haruguru ari umujura hepfo byose yangaga abana b'abajura ariko nanjye nari ntangiye kujya mu kipe cyabo ko ni benshi nziye nta mentioning hano nari ntangiye kujya mu kigare cyabo bamwe amatabi bagira gutatangiye kugisha ingeso mbi none sasa aravuga ati mukubite tuzirika twamwe ati arankubita yankubise hafi nk'igice cy'isaha niba atari isaha yose bro amaze kunkubita uwo mugabo ndagenda mpita mwanga yari umusore yarambye ati wibeshe ute untera ibuye nkwirukanka nkufata nk'umanika yari ntuzani nk'ari anko wanjye yarahuje mama wanjye yari nk'umusaza wa mama bro yarankubise anshira ku murongo guhera n'uyu munsi njya bitamubyibuka guhera n'uwo munsi yasabye ati nkubonana n'uriya mwana ati nari nsanzwe nkubonana muri tuno twana yakunda kujya muri Kongo nyakagaruka ngati yo nagarutse njya nkubonana n'uturatwa nongera gukubonana nabo shana akunda kujya kusamba ku kigega ku kizenga nahise mbikatira pita niho nahise njya muri korari abantu twaririmbanye muri mu ntama za Yesu abantu twaririmbanye mu tundi dukora mu yandi makorari mu nyenyeri narabaye umukoraliste nahise mvuga ati aramye ati nintongera guhura nawe ku rusengero uwo mutwe nzawumenya sha wero uwo munsi pita ngenda mu dive wano wa original na nubu ngubu niyo mpamvu ndi kwinywera n'agashera nakibutsa ntankavuga ngira soye ntako kavuga kandi urukundo ntayimvuze cyamivuge ko nayibutse nuko atakumenya abantu bose none nari kumva bivuge ugira umuntu bivuge ngaho bivuge ni vuga sorry okay ko basambye basta ntabivuga ukumva rero icyo kintu nicyo cyambere njya nibuka mu bukwe bwanjye nawe niba ari ikintu njya wibuka cyangwa se niba mbigutacinze ku mutima ngewe n'ubu ngubu njya nireba sibyo wenda nakwatse ijambo uyu munsi n'ubu ngubu njya nireba bitewe na hano nari nakuriye cyangwa se n'abantu babizi cyangwa bazi aho natuye nkireba wenda ubu ngubu ku myaka yanjye mfite urugo rwanjye ndubatse rukumva nyine ngatagenda ngashima Imana havuga ati byibura wohereje umutabazi ukumfasha ko nari nsigaye ngera hahandi cyo gihe nari nasibiye n'amashuri ko naragendaga babyahungiye ku ishuri ugasiba ngata niciza izindi nzira nkajya gutera amarori nyine nkamyahungiye
atanigira niho najyaga ku kiva koga nkagira gute mbese ubwana ndabuda umuntu wajya avuye mu bwana ni ikintu kirenze cyane n'ikindi kintu kindi ahashizeho umuntu hari ibyo uburyo no kumva utari proud yabyo komeza utere imigeri shaka ariko umva daddy ukumva utari proud yabyo ariko nyine birakwigisha kugira ubu ngubu ntabwo bikudefininga buno ariko birakwigisha byibuze ndamasubira bro ugatomba so guys inkuru zabaye nyinshi nawe tubwire rero ukiraga 10 sibyo umusesero oya umusesero no kona gutuma pe twaraziteye izo story nakunda aho twaturanye barabizi ku cyumweru twagiye umusesero nari umuririmbyi man muri korale ese umusesero ni ndago utahirizaga umuntu agutahirizaga yabaga ari boyfriend wawe cyangwa se n'agatipe kagufite crush shatse twaritahiriza kikaba nyine ariko twatiye n'abasore umugabo nyine muri quartier ari umusore mukuru nyine tukiri batoya nyine hama bakavuga ati mujyane na runaka ni urabajyana sha abasore bakagera akagutahiriza akaguhambirira akakwikoreza akagusiga tukagera nko mu rugo nimugoroba we yarambiwe mu rugo kare Jezu ko kera ntwari tsukudo tumenye ko twatashyaga kure mwatashyaga kure geragiye gutashya kenshi ntwari no gutashya ahantu tukarenga ku rwibutso bazaho urwibutso rwa jenoside rurira mu bisesero hirya kure twaturanye Anato yinyamisha abantu n'undi munyamari mukwiye ako na munyanga yaga bazi nawo munyange aho twebuze ko njya muri nyamisha cyasira mu kigezi cy'inyamisha nageze ngiye kwakira umuntu rimwe nabwo ariko ko ari kwa ni for fun gusa mwigana no mukiziba nabari kumaya mujya ku cyapa utashi TV twajya ku cyapa ukumva ibintu byose aho twahuriraga ni kwa Murigande tugiye gushesha abantu b'inyamisha nanone nete ngubye ku cyapa ari genda najyagayo nkazana nk'inkwi zigeze hejuru mbisi ariko mbisi zabaga ari mbisi uwo duhuye n'abagira umugisha gasanga mfite intuza wenda gutsuko durashize ingeri gusa nta ibintu byo kungora atamufata nanka gushira hejuru y'izo nkwi zawe nkaguhambirira gushira hejuru y'igitsuko inoti ngahe abandi bari kugenda amasaha 2 twara minota 15 cyangwa 20 na mutipe geze kubona cya gicudu kinjiye mu maragurya katanye mishaka ingowe ntabwo muvuze izenda hari n'undi w'umuturage nabonye umuturage cya gitsukudu nyine Ako ntakundi ubuzima wari ubuzima. So guys, inkuru zacu. Baza akantu kamwe abantu kuri Pacu TV barabagukumbuye. Nkumbuye. Abantu baryangira ati Provini we wacu ajya avuga ibintu by'ibintuze. Umva mbese. Ariko nanone akumva ibintu by'ibizaneza. Akaje wenda katwisegure ku bantu wenda nk'umuntu wenda w'umubyeyi ubugeze kuri iki kiganiro akagera kuri aka kanya akiri kutwumva. Turagukunda cyane kandi turagushimye cyane. Ariko nanone ntuzajya ubona hari ibyo tutavuzemo bidakwiye ujye tubabarira cyangwa se wenda ujye twandikira muri comment kugira ngo tubashe kubihindura. Kandi nanone kino kiganiro tuba turi gukora hari watubaje se ni kuri mama umeze mu buzima bwa buri munsi. Haba hari kamera haba taba hari kamera ni gutyo tuba tumeze. Ariko inkuru zagera zirambiwe. Zirambiwe tugacira amakaradi. Ari serious? Oya. Tarakara umwana kandi baramye nte kujya ndakaza umugore twite. Umva ni bizagutama prank. Rero umuntu wenda w'umubyeyi ujye tubabarira abari kugira rimwe na rimwe twibukiranye wenda hashize cyangwa se wenda tusetse n'abantu uko nawe twaza hano nabo barabiza bigigisha bajye biha batwihanganira umugore wanjye ndetse mubaza ubundi kamubaze sibyo muri iyi nzu bagiye kuza akavuga ati rero tugiye kugendera ku rwego rw'ibisazi duhita tubajyana indera muri kubona ninde wagenda mbere batansiza agaho bakakujyana be wowe kandi abantu nabo bagende kuki abantu ndetse nkubye bagende kuye busazi ibisazi nabo barabizi netse iyi habi ibyo uvuga uko witwa usibye dore nanjye waranyanduje abantu nasanze ari kuvuga ati bazo ko nitonda yari imfura y'u Rwanda none dore ibintu sigaye nago ari ngewe sugo nago ariko nyi umusazi uvuga ibisazi bimeze gute bya duruduruduru ni duruduruduru nyine n'ibyo byose filime nizere ko nanjye ntabwo ndi kubivuga ariko umva yumva iringara gusa iringara ndazi reka dukomeze dufashanye gusenga uko mwakomeje kutwifuriza ibintu byiza cyane turi kwasharinga journey yacu mbese ni twebwe namwe reka nibagiye kubabwira akantu kamwe ejo yagiye kunkuza amenyo oya umugabo wanjye ngo kuva yavuka kuva
nsigaye nikanguza kuva yavuka ko dani nibyo nangiye kubeshya kuvaga muri Amerika nibwo wari ugiye kuri dentist kuva navuka nibwo najya kwa muganga ntarwaye none ageze uzashiraga videos agezeyo bajya manza afite ama x-ray y'amenyo yawe bariko nta makavirizi ufite ntabwo zikavirizi mutengana abo bro nabona arwaye nyine amenyo yawe hano baba ari nk'ibisukari byinshi cyangwa ibisukari kandi amenyo aba yaraketse ariko urebye bamfasha ka video bese kanoke kose nta nyama ziriho agura umugome arambye amote none kurabona abatsa napfuye no warumye narumye se kuma gute ibazo iyo umuntu apfuye inyama imuvaho nikura nabanza niko bimeze ariko ntabwo ujye wabona uduhanga nzakujyana bakorera ngiyaza nagakaka ko oya gahanga biri so cute to watch none banje bamutera ikinya cyo muri ruhande ngo bargoze rwanga gufata yarameze ngo inakanuye amaso kandi nibwo bwa mbere najya kwa muganga ntarwaye muri Amerika aguze kujya kwa muganga ntarwaye gutera n'ikinya ariko kambwira abantu ako ni byiza kambwira abantu kano kantu hano muri Amerika uhari cyangwa se ahariho hose uri uzi neza ko ufite akazi kagukorera utanga amafaranga y'ubwishingizi bayo ukata ku mushahara wawe cyangwa se ufite ubwishingizi bwabwo bwose bro nanjye ntabwo nari nzi igisobanuro cyo kuvuga ngo ndajya kwa muganga ntarwaye ngo bampime physical check up bitewe narayitegereje ariko wenda bitewe n'akazi ko rimwe na rimwe ajya kwa muganga ndagiye gupima niba wenda utanga ibiyobyabwenge umeze gute amaguru wenda wakora neza wakwicara igihe kinini cyangwa wahagarara igihe kinini ibyo ngibyo aba ari bisanzwe ariko niba ufite insurance ukaba uzi neza ko ujya uyishura bro amafaranga yakagenda ku mwaka wa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu utari kwisuzumisha uzi ko uzajya kwa muganga ugasanga byararangiye wenda ugiye kwivuza ko ugiye kwisuzumisha no ahubwo n'ikindi kintu kindi kiza abantu bagumye kuba bamenya musore turatya gusoza inkuru utazizi ujye making sure at least nubwo waba utarwaye aho ukore physical check up ku mwaka rimwe ku mwaka ntabwo ari physical check up wenda ngo bakurebe ngo uname bending over ukore iki physical check up bajya badrawing amaraso bakareba cholesterol yawe amahormone yawe isukari yawe nyine ibintu byinshi cyane nyine hari nk'ukuntu uswara umuntu byagenze gutyo singo ntabwo muvuze izina ndabiza ajya tureba siko nabireba nzamuvuga yagiye kwipimisha gutyo gukora physical check up basanga iron yiwe yaburaga kantu kamwe gagere mu bantu bagiye gupfa so bivuze ko ajya ruzinga ama blood cells menshi cyane mu gihe cy'imihango byasabye ko kwajya atayuka muri ambulance ajya kumwongera amaraso bamwongera n'ama iron just byarazi yari mire gutya gusa nyine harigete umubiri n'ubusa umuntu agenda nyine genda byose niyo mpamvu rero niba ufite insurance niba ufite ubwishingizi ubukoresha ariko nawe yanyagayangana ibyo mushishkarije nani nagiye kwa muganga ntarwaye amenyo bari bayavanyemo nangize ngo ubwo nasabye appointment namujyana tugenda nzagende bashiramo bya biboro bajya bashiramo ariya babyita ngo ama braces ama parere pacu n'uduto apare ameze nka demayi wawe aranyica undi bajya barya batamugana umuntu arya uteye afite zira ntabwo bajya barya amacikeni none barya ibyo kumese reka da bazaguma n'ibyo byuma byabo anyway guys uretse mbabyire nyine kano kantu niba uzi neza ko ufite insurance ujye usimbukira kwa muganga niba ari amenyo niba ari hehe kubera ko n'ubundi amafaranga finally bayajyana kandi baragucaginga rimwe na rimwe none abajya kwa Africa uzi ko ari abajya ba Africa bakajya bagukata utazi n'impamvu bagukata ingo hari umuntu yapfuye ugasanga ari gukata imisoro y'ibiki utazi impamvu rero wowe simbuka ujye ugenda kwa muganga kumva ko kuri pacu tuba tubabwiye utuntu tw'ubwenge sometimes tukagiramo n'utwo kujokinga ariko abantu bose mukomeje kudusengera abantu bose akana nibagiwe kamwe n'abakobwa igitsina gore urenga imyaka 18 ujye making sure umwe mu mwaka ugeringe pap smear yawe pap smear mu Kinyarwanda pap smear ni bagenda gafata sample muri vagina yawe bakarako nta infection ufite none hari n'ikindi bita cervical checking a cervical cancer ariko nta cervical cancer ufite umukobwa wese 18 ufite kwikora rimwe ku mwaka okay ufite ubushobozi rero kuri Pacu TV show turabakunda cyane muri kubona ko uko byagenda kose ntazatubura ibyo tubahereza kandi niba utwishimira shirama kandi
niyogiye kandi kamwe nagarutse ntabwo nongera gusezera oya ni kamwe abantu nisegure ku bantu nababwiye ko ni mutora tuzakora agenda review ni next week nzabatamo so guys please subscribe like comment and share nanone mugende muri cya kiganiro twakoze ejo mwumve ibyo rwangiye mugisha Justin umusore mwakunze kuri kwa Irene no kwisimbi abafiti hano muri Amerika mureba akazi akora niba wumva uri concern nibyo yagufasha simbijya ku kiganiro twauploadinze ejo hashize guys we love you bye tanga biza ariko bye